Hari ikintu kijya kinangaza ugasanga umuntu agiye gukoresha facial ukamubaza se ni iyihe facial wakoresheje, akakubwira ngo banyogereje mu maso, ngo bamaze kunyogereza mu maso ngo bansiga masike, ngo bamaze kunsiga masike ngo barankuba, bamaze kunkuba ngo banshiriraho ngo sinzi ngo urunyanya. Muri iki kinyejana ibyo bintu ni ibintu bya kera. Niba ugiye gukoresha facial jya umenya ngo ni facial ikora ibi n'ibi, ikora exfoliation, iranyongerera amazi mu ruhu, iraryoshya skin, ni ikuraho iminkanyari, ni ikuraho ibiheri, ibintu nk'ibyo. Nawe ibintu nk'ibyo ngibyo byo koza amaso, yego ndabyumva ko uhita urelaxa ukumva uratuje, nta muntu udakeneye izo care, ariko at least jya umenya ngo ndakoresheje ibi n'ibi. Niba ufite ikibazo cy'ibiheri umenye ngo ndakoresha ibi, niba ufite ikibazo cy'ama wrinkles n'ama fine lines umenye ngo ndakoresha ibi. Nawe ibintu byo kujya gukoresha facial bakakogereza mu maso ugasanga uragarutse, skin yawe ibaye dry, irumagaye, urisiga amavuta nagufate, ibyo bintu ni ibintu bya kera pe. Mpora mbabwira ngo nimwige skin care, kuko hano hanze amafaranga yawe nta muntu uyafitiye impuhwe. Buri wese hano hanze ni umu expert, buri wese hano hanze arakubwira ngo ibyanjye birakora, dore ababikoresheje naba, ariko se koko birakora? Ese koko urabikeneye? Mbere yo gukoresha facial banza umenye ngo ni iki ngiki nkeneye. Uyu munsi nshaka ko tuvuga kuri microneedling, iyi ngiyi mperutse gukora, nubwo iyo video nayibasangije mwese, abantu bareba video zanjye barakoze subscription mbese bishyura nibo bayireba. Iyi microneedling ese ivuze iki, imaze iki ku ruhu? In a world where beauty's prized, Yakweli's here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Ubundi skin yacu iyo iri gusaza hari uburyo butatu hafi bune uruhu rwacu rubonamo collagen, mbese rwongera rukaba rushya, rwongera rugakuraho iminkanyari. Muri ubwo buryo rero harimo no gukomeretsa uruhu. Uruhu ukarukomeretsa, rwaba ruri gukira rukikorera collagen karemano mu buryo Imana yaruremyemo. Niyo mpamvu uzasanga microneedling ikunda gukoreshwa. Mu bindi microneedling ifasha ni uko nka kwa kundi uba ufite acne scars, uruhu iyo ruri kwivura, iyo wakomerekeje uruhu rukivura, nibwo usanga ruri gukuraho utwo dutoboro turi kuvaho. Abandi ifasha uruhu rw'abirabura kugira ngo ruve ama dark spot biragorana cyane, twaranabibonye, nasohoye amavideo menshi cyane kubera ko nari ndi guhangana n'ama dark spot. Niba nawe ugifite ama dark spot uzamanuke uzareba playlist yitwa dark spot and hyperpigmentation, urebe ibyo biganiro byose byagufasha gukuraho ama dark spot. Ndi kurwana no gukuraho ama dark spot, nibwo nandikiye aba expert bakora izi mashini zikora facial, ndababwira nese ko mfite ikibazo cy'ama dark spot, nkaba ndi umuntu ufite melanine nyinshi, ni iyihe mashini mwankorera yamfasha? Bo bahise bangira inama ati rero ibyiza koresha aka kantu, kano kamashini ko bahise bamereza. Muri uko gusuzuma naje gusanga koko ari byo. Iyo ndi kugakoresha nshiramo hyaluronic acid kugira ngo biterere hydration. Iyo uruhu rwawe rufite hydration, twarabibonye ko amavuta yinjira mu buryo bworoshye mu ruhu. Rero aho ngaho niho hyaluronic acid ibera akaga. Niba ushaka gukira ama dark spot, nakurangira gukoresha microneedling. Indi facial nziza, microdermabrasion, bakagukorera exfoliation, uruhu rwawe bagakuramo imyanda mu buryo buri deep. Iyindi hydrafacial, nayo ikongerera uruhu rwawe hydration, nayo ni nziza. Ku bantu bafite iminkanyari ushobora gukoresha fillers cyangwa botox. Fillers ni hyaluronic acid bongera mu ruhu rwawe, uruhu rwawe rugasa nk'uru hahandi ruba rwaratebeyemo hakongera hakeguka. Botox yo sinziriza mitsi, muscles zituma mu ruhu rwawe hagaragara nk'ahananiwe hakikunja. Ibintu bya facial ugenda ukaryama ku gatanda bakagukorera massage, bakagukorera iki. Niba uruhu rwawe rufite inenge runaka ushaka gukuraho, reka ibintu byo gukubisha mu ruhu, kuko mu ngaruka uzagira ni uko uruhu rwawe ruzuma cyane, nirwuma cyane rukora amavuta y'umurengera, wisange uri kuzana ibiheri bya hato na hato. Niba ufite ibiheri wakoresha kano bita high frequency.
hari ukuntu ugakoresha kagakura bya biheri biri mu ruhu, cyangwa bakagukorera extraction bakabanza bakabikuramo, cyangwa ushobora gukoresha chemical peels, ariko chemical peels yaba nziza ku muntu udashaka uru ruhu rwo hejuru warurambiwe, ushaka ko rusa nkaho barwumishije noneho skin yawe igakora urundi ruhu rushya, hakaza rwa ruhu rushya, nko kwihutisha uruhu rwawe exfoliating. Hanze facial zirahari, ni nziza, ni byiza cyane, ushaka no kubyiga wagenda ukabyiga, nanjye narabyize, nuzajya ubona ndi kwikorera facial ntibikagutungure, bifite ubumenyi, ariko ubu yakweri ikintu duhugiyeho ni product, tubaye twabazanira facial twayibakorera pe, igihe tutari twazibakorera byibura menya facial z'ingenzi ukwiye gukoresha, kandi facial ntabwo isimbura skin care. Impamvu idasimbura skin care ni uko skin care uyikoresha buri munsi, naho facial ya rimwe mu kwezi ntabwo yahindura skin care. Bijya bibaho ugasanga umukiriya ari kukubwira ati ngewe nkoresha facial rimwe mu cyumweru cyangwa nkoresha facial rimwe mu kwezi ariko nta kintu imarira. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bibaho. Facial ntabwo yasimbura skin care ukoresha buri munsi. Ubwo wakoresha facial gute, skin care uzayikenera. Facial ni ikintu cyo kuryoshya uruhu rwawe, ifasha cyane cyane abantu basanzwe bakora skin care. Umuntu woga rimwe mu cyumweru ntabwo yasa nk'umuntu woga kabiri munsi, ntabwo mwasa. Umuntu ukoresha scrub yasa n'uwa muntu ujya kogesha uruhu rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu kwezi. Niba ushaka skin nziza, kora skin care yawe buri munsi, na facial uyikoreshe rimwe cyangwa kabiri mu kwezi. Ikindi ntabwo nasoza nakubwiye ko iyo ukoresheje facial ku bantu batabizi, ushobora kukugiraho ingaruka, ukazana amabara adasanzwe, ukazana ibiheri, ukagira ama dark spot, ukagira za melasma, uruhu rwawe rugakushuka nka gutya ubibona hano. Mbese ni byiza cyane niba ugiye gukoresha facial ukareba aba expert, n'ugiye gukoresha facial ngo nuko wabonye ngo ahantu hahendutse. Buriya ibintu bihendutse birahenda. Ushobora kujya gukoresha facial ahantu h'ibihumbi 30, ariko uruhu twajya kurusana nk'uko njya nkunda kubivuga, tukarusana ku bihumbi 500 cyangwa 200. Rero hitamo abantu baba expert, urebe ama reviews yabo, ukore research yawe, ukoreshe consultation, ubabaze ati se ingaruka zambaho ni izihe, se zimbayeho mwamfasha iki. Baza, kubaza ni ubuntu. Banza ubaze urebe ati aha hantu harizewe. Bikaba byiza gukoresha consultation, kuko iyo ukoresheje consultation nibwo ubona n'umwanya wo kubaza ibyo bibazo byose. Niba ukunda ibiganiro byacu wibuke udukurikire, kuko hano hantu tuhigira ibintu byose bijyanye no kwita ku bwiza bwacu, ibintu bituma umugore yikunda.